Imana irangije irambwira ngo rega muri ADPR mwabaye nk'abisiraheli igihe umukiza yabazagamo mwigize ifura z'Imana mwabaye nk'abisiraheli igihe umukiza yabazagamo ndabihanuye ndababara mubabara uranyije aba ADPR bigize imfura z'agakiza mu Rwanda bigize nk'abisiraheli yego igihe umukiza yabazagamo bigize ifura z'Imana yego nitwe twuzura umwuka wera nitwe dukijijwe nitwe tugendana n'Imana uwo nguwo Imana igize gute iramwemera ntago ari agakiza kari mu bitambaro jowe nta nubwo kari mu kwambara ibirebire kuko niba ari abantu bamvunnye yego ni abantu baziritse ibitambaro muri uru rugendo ni abantu bambaye birebire ni abantu bavuga ngo nimwumve uko Uwiteka agira gute avuga niba ari abantu batumye uru rugendo runyorohera yavuze ikintu gikomeye hari impamvu buriya nkozweho n'ubwo butumwa uvuze abashumba abapasiteri bararugana hagati yabo bamwe bamukiza heza abandi bamuzamuye mu ntera abakibose inzangano kugambana kugirira inabi yose nyamara ibyo ngibyo dukora bibi tukabirengaho tukirirwa ducira abandi imanza imyambaro yacu ntibi bitenge ntibi bishanana niba amakote amakaruvati n'ibindi ahubwo imyambaro ikaba imirimo imwe yo kwera no gukiranuka njyewe iby'Imana yantumye yarambwiye ngo ugende umbwirira abantu bazakubaza ibyaya 40 ngo nkeneye ko abantu banjye bareka kurya saa sita bakanywa niyo banywa bagahaga ariko ntibahekenyeshe iki ayamenye niyo wabona icyo urya ariko utari buhekenyeshe amenye nta kibazo ikimana itubujije no guhekenyesha amenye ndayibaza ngo mwami wanjye mwuka wera kubera iki tutemerewe guhekenyesha amenye mwuka Imana aransanga hari nijoro urumva nagombaga kubikurikirana arambwira ngo Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mama chance muraho neza Jowe nabo ku Iyobokamana mwese nabasuhuje amakuru ni meza wow tuguhaye ikaze ku Iyobokamana kandi twishimiye kongera kuganira nawe muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro kivuga butumwa kuko buri munsi tuba turi kugenda twunguka abantu bashyashya amazina yanjye ni Ingabire Solange ndi umumama afite umugabo n'abana 6 yego murakomeye rero turashima Imana wow ukudusuhuje rero mama chance reka namwe tubasuhuze aho muherereye hose abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi migabane muri Canada muri Amerika muri Australia ku mugabane w'Iburayi ku mugabane wa Aziya mwese turavuze ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye ufite intimba n'agahinda urarwaye cyangwa urarwaje wizere ko Imana itabara abandi nawe izagutabara nkuko ijambo ryawe rivuga ngo naho yababaza umuntu ntibikora iteka igigeraho ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka yabaye y'ibyago ngo ikayivunja mu ibyishimo wowe wishimye rero ugikunda kujyana na Yesu gutabara abababaye kuko yavuze yuko abajyana nawe aribo bagabana ku mugisha w'Imana ngira ngo ni ibintu byiza cyane kandi mvuga yuko abantu bari barwaye Imana ikwiye kubakiza nanjye ndashima Imana nari maze iminsi ndwaye ntameze neza ntari yamboneta niyo mpamvu abantu batabonaga ibiganiro ku Iyobokamana ariko ndashima Imana ko ubu ngubu ndimo ngenda noroherwa Imana yarakoze mama shambere yuko dutangira ikiganiro banza utwingingira Imana ize kubana natwe muri iri vuga butumwa tugiye gukora kugira ngo rigende rigire umumaro mu bantu baryumva rigiye gukora icyo dushaka mu mitima y'abaryumva ahubwo rikore icyo Imana ishaka mu mitima y'abantu bayo Mana yacu yego Imana yadukunze urukundo rurenze uko twibwira nuko dutekereza yarangiza ikaduha umwana wayikunda Kristo akaza akaducungura kubwo kurangiza misiyo nziza yo kuducungura akadusigira umufasha ari we mwuka wera utatu butagatifu turashima kubw'urukundo mwadukunze Mana yacu Kristo mucunguzi wacu
izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri aka kanya. Wabanye natwe, wabanye n'abadukurikirana, wabanye warakoze, wagize neza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Muri aka kanya ducishijwe bugufi n'urukundo rwawe kugira ngo uzubane natwe, uturebera mu mbabazi zawe no mu mpuhwe zawe no mu gushaka kwawe. Nyemerera icyo ushaka aba ari cyo kiba. Nyemerera mu bihe byiza nk'ibi ngibi duhagaze imbere yawe, twicaye imbere yawe, duteraniye imbere yawe, ubushake bwawe buba ari bwo bukorwa. Muri aka kanya mu butware duhabwa n'Imana ishobora byose, dufashe imigambi y'umwanzi, dufunze amarembo y'ikuzimu, ikirere n'igifunguke, tube connecte n'ijuru. Mwuka wera muvugizi, ujye uza ugakorana natwe, tugakorana nawe ugushaka kw'Imana. Nibibe uko Imana yacu ishaka, kandi ik'Imana igambiriye ku bantu bayo kiba ari cyo kiba mu izina rya Yesu. Duhagaritse ugushaka k'umwanzi Satani, imigambi y'abana b'abantu nibiretseho gato, hakuru ugushaka kw'Imana, kuko ubushake bwawe, mugambi wawe kuri twe ni mwiza. Urakoze Mana yacu. Rero hamwe no gutangirana nawe uze gusozanya natwe, ntabaritwe ahubwo izina ryawe Mwami wanjye riba ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze, turagushimiye Mwami Imana, kuko ugiye kubana natwe ukoresheje umwuka wawe wera. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Mumeze neza rero? Mumeze neza, turashima Imana. Amasengesho arimo aragenda neza? Amasengesho ari kugenda neza. Tuvuga ku masengesho turi buze kumenya ngo nayahe mbajije, byose turi buze kubisobanukirwa. Umwuka asari kubwira icyo amatorero muri iyi minsi mamasha, reka bari cyo kibazo cya mbere mbaza. Cy'umwuka ari kuvuga hereye hashize nko mu cyumweru kimwe, ubwo niyo makuru nzanye kugeza aha none, nuko umuntu wese w'umukristo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we aharanira guhagararaho Imana imureba ikamumenya ikamwishimira. Yego. Ni gute se umuntu yahagararaho Imana imureba ikamumenya kandi ikamwishimira? Hari umuntu ushobora kumva ikiganiro nk'iki ngiki adasobanukiwe, so umukristo akavuga ati buriya se mama Chance biriya yavuze ngo no guharanira guhagarara aho Imana ikureba ikakumenya ikakwishimira. Ni akakubaza ngo ni gute nahagararaho Imana indeba ikamenya kandi ikanyishimira? Ese ibyo nibiba nzunguka iki? Akakubaza utubazo nk'utwo ngutwo, wamusubiza ngo iki? Ikibazo cya mbere urambajije ngo se ni hehe ushobora guhagarara Imana ikakureba ikakumenya ikakwishimira? Ahambere ugomba guhagarara Imana ikakureba ikakwishimira. Mu buzima bwa buri munsi duhura n'ibibazo, tugongana n'ubuzima, uko bukeye uko bwije tugenda duhura na byinshi, ndetse uhereye ku gahinja kavuka ukageza aho tugeze ahangaha n'abadukuriye, tugenda tuhurana byinshi. Rero guhagararaho Imana iturebe ikatumenya ikatwishimira ni uguharanira kurwana intambara nziza y'icyaha. Hari ukuntu ujya kumva abantu baravuze ngo ngewe ngo ndi mu ntambara ngo y'urushako, ndi mu ntambara y'ibibazo runaka. Oya, icyo Imana idushakaho ni ukurwana intambara nziza y'icyaha, yo kunesha icyaha. Buri uko umuntu abyutse akaba azi intege nke ziwe, agasaba imbaraga zimuhesha kunesha bya bindi nyine agwamo. Kabiri, kumvira Imana. Yego. Gatatu, gukora ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ibyo Imana ishaka ku buzima bw'umuntu, umuntu ubwo abyiyumvamo, ahubwo tukabatwa na wa mwuka wo kutumvira Imana. Gatatu, tukongera tukabatwa na bya byaha tubayemo, tukumva ntacyo bitwaye. Ugasanga umuntu akora icyaha runaka kumva biraho ntacyo bimutwaye, direct mu gihe uri mu cyaha ukumva ntacyo kigutwaye, ntiwumve ko icyo cyaha ugomba kwitandukanya nacyo ukarwana n'intambara yo kukirwana. Ubwo ubuhagaze aho Imana ikureba ikababara. Yego. No kuvuga ngo guharanira kwera no gukiranuka niko kurwana intambara nziza ikuganisha aho Imana ikureba ikakumenya kandi ikakwishimira. Wow. Iyo umuntu usamaze kurwana iyo ntambara, agize iryo shyaka, arwanya intambara nziza yo kwizera no kurwanya icyaha, no ahagaze aho Imana imureba ikamumenya ikamwishimira. Bimwungura iki we ku giti cye? Byungura iki umuryango we? Byungura iki igihugu? Byungura iki itorero ry'Imana? Hari ijambo ry'Imana yego riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Iri jambo ndarikunda cyane, nkunda no kurivuga. Iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya.
Yesaya 66 handitswe ngo kabiri ngo kuko iyegereza mikrofone ngo kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose niko Uwiteka avuga ariko uwo nitaho n'ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye tuvuze ku guhagararaho Imana ikurebeka kumenyeka kwishimira nuvuga ngo guhagararaho Imana ikurebeka kumenyeka kwishimira twavuze ko ari kurwana intambara nziza y'icyaha hari ibintu dukunda kuvuga ngo guca bugufi ngewe nahishuriwe ko guca bugufi kose kutava ku Mana atari umwuka uva ku Mana kuko hari n'abantu baca bugufi nyuma y'uwo mwuka wo guca bugufi hihisha imbaraga satanike gute ndaguha nk'urugero umuntu ashobora kugucira bugufi kuko azi kubikunda kandi nta nutabikunda inyuma ye hihishe wenda kugusenya yego hari abantu benshi tuzi bagiye basenya ingo kubwo guca uko bugufi umuntu agasenya kampani runaka kubwo gucira bugufi umuyobozi yego ni ukuvuga ngo hari abantu baca bugufi ariko guca bugufi kwabo hari umwuka wo gusenya wubatse uri inyuma yabo rero guca bugufi Imana ikunda ni uguca bugufi kurimo kumeneka kumeneka ni ukuhe ni ukwemera kwemera se ni gute ni ugusohora ibiri muri wowe gusohora ibiri muri wowe ni ukwemera icyaha yego uko niko guca bugufi Imana igize gute idushakaho ngo bene uwo muntu Imana imwitaho inyungu ziri mu guhagararaho Imana ikurebeka kumenyeka kwishimira inyungu ya mbere ubu bibye gushimisha Imana nawe uzasarura ko Imana igushimisha hari uwambaza akavuga ngo noneho ngo abantu babayeho mu buzima bwo kwishima ngo abo ngabo bahagaze aho Imana ibarebe ikabamenyeka bishima muri iyi si uba ukijijwe cyangwa udakijijwe ikintu bibye nicyo ugira gute usarura nubiba gushimisha Imana izaguha umusaruro nawe wo kuyishimisha uko niko bimeze ntacyo twabihinduraho yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane kubw'ibyo rero mama Chance mwiyerekwa yagize cyangwa yahawe n'Imana kubwo gusenga Imana ngo duhagararaho Imana iturebe ikatumenya yarangiza ikatwishimira yategetswe gutegura amasengesho y'iminsi 40 aya masengesho ameze gute urogero twibutse bayasenga gute mugeze ku munsi wa kangahe mbese duhe details zayo kugira ngo abantu basobanukirwe neza ibyayo ndetse n'umumaro uzava mu bantu bazayasenga cyangwa abazayasenga bazabona kugira ngo bikomeze kugirira benshi umumaro yego nukuvuga ngo ngewe nari nibereye mu bihe byo gusenga byanjye narimo nzamuka umusozi wabanguka ngo utabare nari ngeze ku munsi wa kane kuri uwo munsi wa kane ndi mu muhanda Imana impa bya byiciro bine by'ubuhanuzi icyiciro cyasozaga nakira ibyo byiciro bine cyari icyiciro kivuga ngo genda umbwirira abakristo basenga amasengesho y'iminsi 40 noneho mu gutangira kuyabwira abantu Imana irambwira ngo kandi si wowe ntumye gusa natangiye gusanga abantu banjye hirya no hino bampa umwanya bakanyegera nabahishuriye ibyayo masengesho bamwe baranayatangiye ubu tugenda utanga ubwo ubutumwa narabutanze maze kubutanga nisubirira mu buzima bwanjye busanzwe ariko nkajya numva ijwi rinyongorera haguruka duhagurukane nawe mu gutangiza abantu gutangiza amasengesho y'iminsi 40 mu bantu uko Imana yakomezaga kubimbwira narushijeho kuyegera kugira ngo nyibaze uko gutangira uko negeraga Imana ndabyibuka hari aho yansanze irambwira ngo mwana wanjye tangiza amasengesho y'iminsi 40 twamaze gutegura abantu bazaza bakabana nawe muri ibyo bihe byo gusenga by'iminsi 40 nuvuga ngo ayo masengesho y'iminsi 40 yari afite intego ivuga ngo haranira guhagararaho Imana ikurebeka kumenyeka kwishimira nayizi gushimisha akaba yari ahagarariwe n'ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 60 murongo wa mbere ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye noneho ubwo nahise mbwira Imana ntoke buriya ngiye gukora groupe WhatsApp ego noneho tujye duteranira urabona kuri groupe WhatsApp abantu bayihuriraho bagatangiza amasengesho bagahuza imbaraga z'Imana ziri muri bo ibintu bikagenda neza yego ubwo ngubwo ntangira kubwira abantu amasengesho bamwe batangira kuyiyumvamo bamwe ati nanjye mama Chance numvaga nshaka kuyakora ariko bikangora yego none ubwo narimo nsenga ngo iyo groupe WhatsApp tuyitangize Imana iransanga irambwira ngo umva tuvugane nawe mwuka wera w'Imana aransanga arambwira ngo iyo groupe WhatsApp nuyitangiza
hari imbaraga satanike zahagurukiye kuyoherezamo amavideo y'ubutinganyi n'amapornography kugira ngo bangumurire ubwoko bwanjye. Yesu we. Ubwo nahise mbihagarika ntangira kubwira abo nari nabwiye ntimuhagarike groupe, bamwe bari batangiye no kuzikora. Ubwo ngubwo negera Imana ndayibwira ngo Mana biragenda bite, none ndatangiza amasengesho gute? Ngiye ku bwanjye numvaga wenda ndi bwerekeze ku rusengero iwacu tukahita dutangirira ku rusengero. Ubwo narimo senga nagwa kumva ibintu nk'ibyo ngo tuze urushaho kwegera Imana ngo iguhishurire. Imana nibwo yansanze irambwira ngo twaguharuriye ikibanza bari hujya gutangiriza amasengesho y'imisi 40, tuzaguha ibyo kurya uzajya ugaburira ubwoko bw'Imana. Mwuka wera ni wambwiraga tuzaguha ibyo kurya uzajya ugaburira ubwoko bw'Imana muri ibyo bihe byiza byo gusenga. Yego. Ubwo nahise ntangira nyine kubibwira abo turi kumwe, ndavuga ibi bintu bizagenda bite. Imisi 40 kuri YouTube ndeba amakonsomasiyo, urumva ndi umuntu nanjye ntago nareka kubirebaho. Ndavuga nti Mana we urampamisha. Yego. Ndavuga rero nkuko wavuganye na Mose ngo ufite iki, akakubwira ngo afite inkono, ukamubwira ngo genda uyirambure ku nyanja ubwoko bwanjye bwambuke. Kuko muri aya masengesho ihishurirwa ryanjye nagize iyaguka ry'ihishurirwa cyane, nagize amahishurirwa menshi, ubuhanuzi burafunguka bwinshi cyane. Imana inkora ku maso. Yego. Mbona ibintu izakorera abantu muri aya masengesho y'imisi 40. Ntangira kubwira abo muri kumwe ndi ku buhanuzi, ibi bintu nibisohora abantu tuzamenye ko Imana yari yarabivuganye natwe. Imana imbwira abantu bazabisuzugura barabyumvishe ibintu bizababaho, noneho bagashaka Imana mu gihe kitari cyo kuyishaka. Irambwira ngo kandi imbaraga ziri muri aya masengesho mu matorero amwe namwe batangiye kuyasenga. Ndavuga nti ngaho nimwandike. Ubwo rero mu kugira ngo tuyatangize twahuye nyine n'intambara zigoye, ariko turatangira. Imana iradushyigikira. Ndabyibuka nari ndyamye ari mu rukerera, nge nkunda kwakira ama message Imana cyane mu rukerera. Mu rukerera Imana iransanga irambwira ngo genda utangize amasengesho y'imisi 40 ku itariki 9. Biragoye ku itariki 9 mu rukerera ukahita ubwira abantu tugiye gutangira amasengesho, nago byoroshye. Twebwe twari dutegereje yuko Imana hari igihe runaka izaduha. Yego. Impamvu twari dutegereje igihe runaka, ngewe hari mu kwezi kwa 6 Imana ivugana nanjye igiterane, ndabivugira kuri kamera. Numvaga ko ari igiterane nzajya kuvugamo Imana cyangwa se nzahanuramo. Ariko irangije irambwira ngo kandi ayo masengesho azabamo igiterane. Ubwo rero imbere yanjye nahise mbona stade, mbona sare, mbona na tente nini nyine. Irambwira ngo kandi ukwizera kwaho kukuganisha turi kumwe nawe. Yego. Ubwo rero mu gihe twari dutegereje gutangira nahise niyumvamo kubimenyesha abayobozi banjye bankuriye muri ADPR ukariho nsengera mu itorero. Ndabibabwira, mushumba wanjye mukuru arambwira ngo genda. Yego. Uko umwuka w'Imana kuyobora abari gukora. Yego, turi kumwe nawe. Ndangije manuka hasi nyine aho mbarizwa. Umushumba mukuru uvuga no wahe wo ku ruhe rwe? Umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Yego. Ubwo rero icyahise kibaho niki, nahise ntangira gushakaho nyine tuzajya duteranira, kuko ku rusengero nabonaga bidashoboka, nabangamira ibikorwa byo ku rusengero. Mu gihe ndi muri ibyo nibwo nyine nagenderewe ko ku itariki 9 aribwo turi butangira amasengesho. Nangira kubibwira abantu ndi gusenga, ngira Imana ngo biragenda bite, turahuriza imbaraga hehe, ese aka kanya ndahita njya kuri kamera nigisha abantu biragenda bite. Imana irambwira ngo ihute nabo muri kumwe mugende ku musozi wabanguka ngo utabare aho amasengesho nayakubwiye. Ni hahandi nabonye mwayatangirije kuri wa munabonaga muzabo musozi. Ubwo abo nabashije kubwira mugende guhamagara. Imana irambwira ngo uko muri we mumeze haboneka umugabo, umusore, umukobwa, ibyiciro 5. Muri ibyo nyine uhagarariye abakozi b'Imana, umugabo, umumama, umukobwa n'umusore. Uko yakabimbwiye yahise ibyikorera. Yego. Turagenda tujya ku musozi dutangira amasengesho y'imisi 40. Ubwo amasengesho rero tuba tuyatangiye gutyo. Imana ibana natwe, byari bigoye, byari biruhije, ariko Imana ibana natwe. Yego. Okay. Nuko rero noneho rero iminsi 40 murayitangiye, muyitangira ku musozi wabanguka ngo utabare. Ibyo giterane se byo bimeze gute? Giterane tuzayikora dusoza.
nuko rero igiteraniro ngo kizaba nyuma yayo nicyo kizayasoza. Uteganya kugikorera hehe ubwo muri aho wabonye uretse buriya iby'Imana bisaba kugenda gake no kwitonda. Twebwe icy'ingenzi nuko twatangiye, ariko umusozo wacu azaba ari igiterane. Kizaba umunsi umwe wo gusoza. Okay. Yego. Aya masengesho ageze ku munsi wa kangahe ubu? Tugeze ku munsi wa 8. Twatangiye ku wa 3, ejo yari umunsi wa 7, ubu tugeze ku munsi wa 8. No munsi wa 8. Hari umuntu yumvishe none aha arabigenza gute? Umuntu byumvishe gusa namusobanurira iby'aya masengesho kuko abantu benshi birabagoye, birabaruhije. Ariko mbere yuko nsobanura, yego, iyi Mana yacu ni nyembabazi, ni n'inyempuhwe. Buriya mu byitubwira byose ibikeneye umutima, kuko mu bukene Imana ifite imitima, ikenye imitima. Ibyo yatubwira 40, yatubwira kuyikorera, ibyo yatubwira byose, ikintu Imana ibikeneye ni umutima. Ntago Imana ikeneye ko twicisha inzara, ntago Imana ikeneye ko twikebagura. Ikintu Imana ikeneye ni imitima yacu. Muri aya masengesho rero y'iminsi 40, ku muntu ukeneye kuza kubana natwe, icyambere Imana aratubwiye, itubwira ko uko tuzatangira atari ko tuzasoza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri atubwira ngo nubwo dutangiye 40, yego, abayitangiye ibyo nari maze kubivuga hari naga ari bo bazayasoza, ngo kandi uko abantu bazagenda baza ku munsi wa 39, 38, kujye gukomeza gutyo ku munsi wa 20, kuzageza ku munsi wa nyuma mu minsi 3, uko izajya agenda yirarikira, uko niko izaba yateguye muri iyi minsi 40. Kuko ngo twebwe twatangiranye nayo nabagomba gucana kino gicaniro kugira ngo ntikizime. Ariko uko abantu b'Imana bazagenda baza hamwe no kumva bakumvira, Imana yiteguye kugirira neza abantu. Uburyo aya masengesho ari gukorwa Imana yayambwiye dayeri, kandi nabandi ngira ngo hari niko bayakora. Jewe ayo nahanuye atandukanye nayo wumvishe mu itorero, wenda iwanyu mu itorero bashaka ko barabwiye ngo mwirize ubusa, nimukanywe ntimukarye mugeze nimugoroba. Oya, njewe iby'Imana yantumye, yarambwiye ngo ugende umbwirira abantu bazakubaza iby'aya 40, ngo nkeneye ko abantu banjye bareka kurya saa 6, bakanywa niyo banywa bagahaga, ariko ntibahekenyeshe iki aya menyo. Niyo wabona icyo urya ariko utari buhekenyeshe amenyo, nta kibazo. Ikimana itubujije no guhekenyesha amenyo. Ndayibaza ngo mwami wanjye Mwuka Wera, kubera iki tutemerewe guhekenyesha amenyo? Mwuka Imana aransanga hari nijoro, umva nagombaga kubikurikirana, arambwira ngo Abisiraheli ubwo bari begereje gushyika mu gihugu cy'amasezerano, ngo ubwo Yosuwa na Kalebu bari babayoboye babarangaje imbere, ngo baravuze bamaze kubona zirangabo z'Abanaki. Abanaki barebaga Abisiraheli bakabona bameze nk'inzige, nabo ubwo bakwireba bakabona ni nk'inzige. Yego, ngo noneho ngo barangije bavuga ngo Uwiteka niba twishimiye, ngo izi ngabo zigosuye umurwa, yego, barabanaki, ngo turabarya nk'imitsima. Yego, mbega ni nko kumira. Yego, rero nahise nakira imbaraga zo kureka guhekenyesha amenyo muri iyi minsi 40, ntangira no kubihanurira abangose bajya noneho babyumva. Yego, ikindi Imana iratubwira ngo muri 40 nibura wowe muntu ku giti cyawe, wowe mugore n'umugabo, oya ntago ibahamagaye we n'umugore n'umugabo, wowe wa mudamu, wowe wa mugabo, mu masaha 28 fatamo nibura isaha imwe uyihereza iki Imana. Nkomeza gukurikirana Mwuka Wera kubera icyo ushaka isaha imwe kuri buri muntu. Yego, wigeze kuntuma kuyoboka Imana, urambwira abantu nibasenga amasengesho y'iminsi 90 isaha imwe. Abayasenze nabonaga banyohereza ama message uburyo wabagiriye neza, bagiye mu tuzi bara abashomeri, abuzuye Umwuka Wera, bakiza indwara. Kuki uri kumbwira kuhanura cyane igihe ko abantu baguhigiye? Imana irangije irambwira ngo umuntu wese uzayiburira igihe cy'isaha imwe mu masaha 28 muri iyi minsi 40, ngo nzamubwire ngo ibyo yagambiriye kumukorera, umwanzi umuriganya kwima Imana igihe, uwo nguwo niwe witeguye kumuriganya n'umugisha we.
jowe byarangoye abantu benshi baramamagara akababwira ngo twishimiye gusenga ayo masengesho ariko akazi karatuboshye tuboshywe bagatangira bagatanga impamvu bita mbona imbaraga ziri mu gihe mwuka wera nakomeza kumbwira icyo dushaka n'abantu rero ikintu kitubuza gusabana n'Imana, ikintu gituma Imana idushakisha cyane ikadukuruza ibibazo ikatuzana mu gusenga, Imana twayiburiye umwanya. Yego twayiburiye umwanya. Rero muri aya masengesho y'imisi 40 ikintu Imana ishaka igihe. Kabiri ishaka ko wigomwa ibyo kurya. Yego wigomwa igihe cy'isaha imwe, wigomwa ibyo kurya. Yego muri uko kwigomwa Imana yiteguye kukwambika imbaraga ziguhagarara hikureba ikakumenyeka kwishimira, noneho muri uko kukwishimira nayo izazireba ibyo yagukorera biri bugushimisha. Okay. Wow. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Muri iyi minsi urabona ibintu bikomeye reka tuvuge kwenda mu gihugu ibyo kurya birazamuka ibiciro biki byose, hakurya yacu intambara M23 muri Kongo hariya hafi y'u Rwanda, ibintu bimeze nabi ku buryo abantu mu buryo butandukanye umuntu ashobora kuvuga ngo bafite impungenge zitandukanye zitewe n'ibihe biba bikomeye, abantu baba bari kugenda babona ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri ayo masengesho nta byo gusengera igihugu wenda ngo Imana ubu ngubu ikintu ndi kubwira abantu turi kumwe b'abanyamasengesho, ndi kubabwira nti abantu turi kumwe benshi barwaye ibirwara muri amasengesho, Imana izakiza indwara cyane, izatabara abantu bakura muri ubwo buzima bw'uburetwa bwa Farayo bimurira ahandi. Ariko cyane cyane mwibande ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse na Kongo, kuko ikirere cy'u Rwanda na Kongo ni ukuri bimeze nabi. Uretse Imana yakumva gusenga ikaturinda ibi bintu biri mu kirere, ariko ubundi ndi kubwira ni muri Kongo muhamagara abanyamasengesho bariyo basenge, mu Rwanda musenge, sibyo Imana iturebere mu mbabazi kuko ikirere ntago kimeze neza. Numva rero muri 40 muntu ukunda igihugu cyawe, uzi ko wakiboneyemo umugisha, uzi ko ukeneye kukiboneramo umugisha, yewe kabe naho waba uri mu bihugu byo hanze, wibuke ko iki gihugu wakivukiyemo, wibuke ko wakirerewemo, wagiye wenda ugiye kwiga, ariko kugira ngo ujye kwigayo wahereye mu Rwanda, wagiye ugiye mu kazi, wibuke ko wanakigiyemo, wagiye wenda wigirayo unabonerayo n'akazi, wibuke ko wakivukiyemo, wibuke ko harimo ababyeyi, harimo abanyarwanda muhuje ubwene gihugu, wikwihugiraho. Jowe mu bintu nabonye kuri iyi Mana yacu, nta nikunda umuntu wikunda, kuko umuntu wese imuzana ku isi ku bwa misiyo y'abandi, nta muntu Imana igizana kubwe. Rero abantu bafite kwikunda ugasanga muri iyi 40 umuntu arihugiraho, arituruka mwishimwe arenda agera ku musozo w'ibyifuzo ari we wibanze. Ni ukuri abo bantu rwose bihana. Edayeri kwikunda, itegeko rya mbere ni kunda mugenzi wawe nkuko wikunda, kandi ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. Rero niba umutima wawe n'ubwenge n'imbaraga zawe ikigirwamana kibifasha ari ifaranga, yego ariyo Mana uramya kuva ku isaha ya mbere kugera kuri 24, biragoye kubonera umugisha muri 40. Kabiri, niba wikunda ukibanza ukiheruka akaba ari wewe wireba, Edayeri ni umwuka w'ubwibone, kandi ubwibone bubanziriza kuba. Ni wowe wibona, ni wowe uhora wibona. Buriya abantu nibajya bumva ikintu bita kwibona icyo ari cyo, ubwibone ni ukwikunda, mbega ni wowe ugaragara, ni wewe wibona. Mu bihe byiza byo gusenga nta wundi muntu ubona. Abo bantu yego bateye intambwe yo kugwa, ushobora kugwa mu byaha, ushobora kugwa mu byizerwa, ushobora kugwa mu buzima ugasubira inyuma, kandi bene abo bantu bafite uwo mutima byanga byakunda niba unawugize hari iterambere runaka warugezeho, ubu uri kwisubiza inyuma. Imana igukurura ikugarura inyuma kugira ngo ibone wa mutima wo kubona igihugu cyose, wo kubona abavandimwe bawe, wo kubona societe muri rusange mu itorero, aho hose dukorera. Rero mu buzima ubunyamuntu bwa mbere Imana idushakaho muri iyi 40. Yego kunda igihugu, kunda igihugu kabisa. Naho ibi ngibi numva mu banyamasengesho n'abahanuzi birirwa bafata kino kirere bahamagara ibibi ngo ni bibe ngo bigaragare ko bahanuye. Yego bigaragare ko bahanuye. Imana yacu twibuke ko ari inyembabazi, iyagiriye imbabazi nene, natwe yatugirira iki? Impuhwe. Ntago iraca iteka intebe y'Imana y'imbabazi iracyayicayeho, na Yesu aracyamanitse amaboko ngo yewe urushye uremerewe ngo inusange ndakuruhura. Ubwo no kuvuga rero ngo abantu bari kumva kino kiganiro bumva bagiye kwinjira muri aya masengesho bizirikane, ariko banazirikane igihugu
n'itorero ry'Imana. Si itorero se ryo ntirwo ariko gusengerwa muri iyi minsi tugenda tubona ibintu byinshi mu matorero, abahanuzi bavangiwe, inyigisho z'ubuyobe, abanyabuntu, abakibose, ibintu byinshi ku buryo abakristo umuntu yavuga ngo birimo bigenda bibacanga, kubicangura bikagorana. N'itorero ry'Imana naryo rikwiye gusengerwa, tugomba kurizirikana. Itorero ry'Imana rigana inge ni wowe, yego. Iyo turisengeye rero, iyo nasengeye igihugu nkisengera ngahagara Imana indebe ikamenye ikanyishimira, nundi agasenga. Burya mu yandi magambo iyo uhamagaye imbaraga z'Imana mu itorero ry'Imana, nawe urimo nanjye ndimo nundi arimo. Kubakika ku itorero rero nuko wowe mugabo, mugore, musore, mukobwa uhagararaho Imana ikureba ikakumenya ikakwishimira. Edayeri itorero ryubakitse, ariko uko Imana itureba ikabona twibereye mu bindi, niko gusenyuka ku itorero rya Kristo, ariko aribereye maso. Aribereye maso. Ese ubundi buriya Mamasha, umuntu akubajije akakubaza ngo wenda n'umuntu ukijijwe vuba cyangwa n'umuntu utarugeraga ahasengera ahateranira n'urugero, akakubaza ngo ni rihe torero ryiza wandangira nasengeramo, wamurangirira irihe ukurikije uko ubibona? Itorero itorero ryiza ni irihe, ni rimeze ute, ni rikorite? Usanga amadini y'amatorero biba mu ntambara, bamwe bati nitwe dukijijwe, abandi batabatubahiriza isabato ntibazajya mu ijuru, abandi bati abadefiriza bishyiraho make-up, inzara bakazisiga n'ibiki, atabo ngabo ntibazakiryera umwami Imana, abandi bati abadakora ibi n'ibi gutya na gutya bizagenda. Ubundi izo ntambara z'amadini n'amatorero, ubundi itorero ryiza cyangwa umunyetorero muzima ni umuntu umeze gute? Itorero ryiza niriganisha abantu mu nzira nziza yo kwihana ibyaha byabo, kuko ndahera ku rugero Imana inzana kuri zina mbuga nkoranyambaga, yarambwiye ngo ngutumye abantu babiri, yego, ngutumye umuntu ufite inzara n'inyota yerekeza mu bwami bwo mu ijuru, yego, mbega umuntu uri mu nzira zijya Isiyoni, yego. Kabiri, yego, tugutumye umugenzi uri kujya mu ijuru, Satani arimo ariba akica akarimburira muri iyi si. Tuvuge Joel ni umugenzi uri kujya mu ijuru, sibyo? Ariko umwanzi, yego, kuko umuntu wese ari imbaraga za mugenzi we, arimo aramurwanyiriza muri iyi si. Genda ushyigikire Joel, yego, kugira ngo bimufashe gukomeza uru rugendo rujya mu ijuru. Rero itorero rizima rikwiriye kuri wowe umbaza ngo wasengera he, wabarizwa he, aho wakiriye ako gakiza niho ugomba kwerekeza, aho wumvishe ko ushaka kwakira agakiza niho ugomba kwerekeza. Ndatanga urugero, wenda kakiriye hano kuyoboka Imana, uhagarariye iyoboka Imana ni Joel, kandi Joel abarizwa muri ADPR. Kurikira Joel muri ADPR kuko niho hakuye agakiza. Urugero, akurikiye wenda indi channel runaka, iyi channel runaka uyihagarariye ni muri Zion Temple, agakiza wagakuye muri Zion, erekeza muri Zion. Wenda channel runaka ndi guhera ku mbuga nkoranyambaga, ko hari abantu benshi bahakirira iki agakiza. Wakurikiye indi channel, YouTube channel runaka ihagarariye wenda n'umuntu wo muri Methodist, agakiza wagakuye muri Methodist. Genda muri Methodist kuko isoko y'agakiza kawe nihigize gute, nihiri, yego. Ikindi, tuvuye ku mbuga nkoranyambaga, hari abantu bakirizwa ku misozi kubera ko umuvuga butumwa runaka yabwirije cyangwa umuhanuzi runaka. Aho uwo wabwirije abarizwa, burya nawe niyo soko ugomba kugira gute, kunyweraho. Naho ibi tuvuga ngo ADPR ngo reka nkubwire, niba ari ahantu hari ubwibone, siho mbarizwa. Hari ubwibone bw'agakiza ni muri ADPR. Gute kwibonana agakiza urabakira? Njyewe reka nkubwire Joel, aha ntago ndi mu rusengero, kandi no mu rusengero Imana ikambwira ngo bivuge, nabivuga. Niba ari ahantu hari ubwibone, kandi ubwibone ni intambwe ibanziriza kugira kugwa, ni muri ADPR. Ndatanga urugero, yego, suba n'aya masengesho y'imisi 40, Imana irimo irakoresha umwuka wayo igenda yahanura hirya no hino. Ubu mfite umubabaro mwinshi ko aya matorero yandi y'umwuka barimo barayasenga, ariko muri ADPR usanga umwe ari muri 3, undi ari muri 7, mbega barimo barasenga, ariko twinjiriwe na wa mwuka w'ubwibone. Umuntu wese ni njyewe nyine, ni njyewe, yego. Kandi ubumwe bwa Gikristo, umwanzi arimo aratwiba, nizo zari imbaraga z'itorero, kuko nta muntu wigira, nta n'umuhanga w'uru rugendo.
uyu mubabaro rero nagize nabwiye Imana Mana ibi ni ibiki mu kirere mba mbyumva yego ikirere cy'isi y'umwuka kuki wacu 40 batayiha agaciro kandi 40 Imana yimpaye imishurirwa ryagutse yego Imana irangije irambwira ngo rega muri ADPR mwabaye nk'abisiraheli igihe umukiza yabazagamo mwigize ifura z'Imana mwabaye nk'abisiraheli igihe umukiza yabazagamo ndabihanuye ndababara mubabara uranyica ADPR bigize imfura z'agakiza mu Rwanda bigize nk'abisiraheli yego igihe umukiza yabazagamo bigize ifura z'Imana yego nitwe twuzura umwuka wera nitwe dukijijwe nitwe tugendana n'Imana ubwo nibwo buyobe bwa mbere bw'ubwibone dufite ni ikibazo rero kuko igihe Petero yari afite kwibona yego Yesu arimo aragenda azenguruka kubw'ubutumwa bwiza kugira ngo abashe kwiyegereza intama yazimiye ari naho twese twaboneye agakiza yego buriya ubu bwibone dufite bwatatse na Petero ariko umwuka w'Imana aramusanga arangije aravuga ngo menye neza mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana igize gute iramwemera ntago ari agakiza kari mu bitambaro jowe nta nubwo kari mu kwambara ibirebire kuko niba ari abantu bamvunnye yego ni abantu baziritse ibitambaro muri uru rugendo ni abantu bambaye birebire ni abantu bavuga ngo nimwumve uko Uwiteka agira gute avuga niba ari abantu batumye uru rugendo runyorohera yego ni abatwirirwa ducira imanza aho hantu harimo ubutumwa bukomeye abakuvunnye nabo ngabo b'ibitambaro naho abo twirwa ducira imanza barakorohereje bafashe ukuboko ngwino mama chance dukomeze urugendo ubwo ndi kuvugira mu isi y'umwuka abo batumye ntagwa mu nzira abo basanze naguye mu nzira barambyutsa abo basanze ndi guterwa amabuye barampisha abo birirwa bacirwa imanza bambereye inzira ingeza mu ijuru Yesu yigeze aca umugani ni umugani wari ukomeye cyane w'umusamariya w'umunyembabazi bavuze ko hari umuntu wafashwe n'igico cy'abambuzi arangije arakubitwa cyane barangije bamusiga aho ngaho hari intere hanyura abayuda ubwo ni babisiraheli baratambuka barigendera bose bakabati reka tumumwihorere baragenda mu kanya hanyura umusamariya atari n'ubwoko bw'uwo muntu wari wagize wari wakubiswe amwomora inguma arangije amujyana kwa muganga aravuga ati ibintu byose bizatangwa kuri uyu muntu rwose nzabyishyura ati mbese amwerera imbuto z'urukundo rukomeye cyane ubwo ngubwo Yesu asoza uwo mugani abaza ngo ubwo ninde wabaye mugenzi w'uwo muntu ni uwo nguwo wamwomoye ni uwo wamugiriye neza nyamara abayuda bari bamucagaho yego bamunyuragaho ngo indi nkuru nziza igifasha muri Bibiliya ngo bafata indaya yasambanye bayizanira Yesu kandi bari bamuzanye harimo buriya n'abajyaga bamukorera ari yamabi yego noneho ngo buriya yari yamaze kuba indaya yabaye igicibwa bamugejeje imbere ya Yesu yego ngo Yesu arangije arabareba amaze kubareba arunama atangira kubarondora uko abarondora umuntu wese acaho yego arababwira ngo utarakora icyaha nagire gute namutera ibuye twirirwa ducira imanza abafite imisatsi idefirije abasize izo nzara ndetse yewe banaziteyeho twirirwa tubacira imanza twebwe twabanje tukisuzuma tukareba mu mitima yacu uko duhagaze tukareba ese njyewe wakira agakiza mbanye n'Imana gute yego kuko gutega igitambaro jowe no kwambara birebire no kuba mu buzima buri naturel ntago ariho agakiza kari yego ibi ngibi ni nk'uko umuntu yandika ku nzu ye ati hano ducuruza amata yego bakaza bakamuhahira yego ariko hari n'abatandika ku nzu yabo abantu bakamenya ko aho hantu harimo amata hari umuririmbyi witwa Pasiteri Mugabo Venuste ni umuririmbyi wo muri ADPR yararirimbye uretse ko yabikuye mu ijambo ry'Imana aravuga ngo muhore mukenyeye mu mitima n'amatabaza yanyu ahore yaka aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyure imitima imyambaro yanyu ntibi bitenge n'imishanana imyambaro yanyu ibi mirimo imwe yo kwera no gukiranuka yego yavuze ikintu gikomeye hari impamvu buriya nkozweho n'ubwo butumwa uvuze
dukwiye kuva mu bintu byo gucira abantu imanza tugakizwa kuko hari ntabwo nshaka kuementiona ariko hari abantu agakiza kabo bakagwirije mu magambo baca imanza cyane bakavuga bagasebanya bakagira gute nyamara wajya kureba ugasanga abantu bakora ibikorwa by'ubugira neza wajya kureba ugasanga abantu bazi kurekonesa ibyiza umuntu akora wajya kureba ugasanga ni ba bantu birirwa bacirwa imanza muri ba bandi baca imanza ba bandi ubivuga rimwe nkabyumva kenshi kuko nikoreye umuba cyangwa ibitebo byinshi by'ibikomere nakomerekeye mu bantu baca imanza nk'abo ngabo ntabwo mvuga ko abarokore bose cyangwa aba ADPR bose ariko bameze ariko la majorite iyo ugiye kureba ni ukuri nimureke duhindukire twe kuba abacamanza b'abandi twe kwigira nyoni nyinshi twe kwigira abantu bazi ibintu cyane kandi wajya kureba ugasanga mu bikorwa cyangwa mu mibanire y'urukundo ugasanga nitwe twirirwa dusebanya ugasanga nitwebwe twirirwa tunegurana nitwebwe turoga njyewe bigeze bandogera mu giterane njyewe Joel tuvugana ndogwa n'abantu n'abadiyakoni urumva barandoga uretse ko Imana yaje kunkiza ibyo nkubwira ni ibintu nge byambayeho mfite experience kandi abo bantu barayimpaye aside jo ngaho mva n'abandi wabazana bashobora kukubwira abashumba abapasiteri bararugana hagati yabo bamwe bamukiza heza abandi bamuzamuye mu ntera abaki bose inzanga no kugambana kugirira inabi yose nyamara ibyo ngibyo dukora bibi tukabirengaho tukirirwa ducira abandi imanza dukwiye guhinduka tugakizwa neza agakiza kacu tukakerekanisha imirimo imyambaro yacu ntibi bitenge ntibi bishanana niba amakote amakaruvati n'ibindi ahubwo imyambaro ikaba imirimo imwe yo kwera no gukiranuka nukuri aya matitire nyine aya mazina yararikoze nge Imana muri kiriya gitabo cy'amahishurirwa nabyanditsemo birimo kandi n'igitabo kitabaho biri muri njyewe yego aya matitire n'aya mazina imbaraga satanike zihihishe ni nyinshi cyane kugira ngo zisenye itorero ry'Imana kumva umuntu hari uwashaka kuba we kumva ko afite kurwanira uwashaka kuba we ibyo bintu Imana yabimpishuriye kubw'urugamba narindiho muri iri torero ryacu ndimo ndiyubakira ibi bicaniro 7 Imana yagendaga intuma nyine kubyubaka ku nsengero ariko ikintu cya mbere jowe bankubitishaga ni ikintu bita titire y'inshingano n'aba barozi rero bari kuroga muri iri torero ryacu akenshi bazamukira ku nshingano niho buririra yego abantu babaye abarozi kubera inshingano umuntu akumva kuba yaba ari pasiteri ari perezida runaka ari umudiyakoni runaka ari umushumba runaka aribyo bizamugeza mu ijuru ijuru tuzarigezwamo no kwera no gukiranuka yego ibi byose bizarangira mu isi nk'uko umuntu yaba afite business runaka nk'uko umuntu yaba ayoboye kampani runaka ibi ni imirimo idufasha hano mu isi yego aho ni wowe wirwanaho ku giti cyawe kuri uyu mubiri ariko muri iri juru nta bushumba buzageza umuntu mu ijuru nta n'ubuperezidante bwo muri korali cyangwa se kuba revera runaka bizatugeza mu ijuru oya icyo bazatubaza ni kimwe yego umutima wera utunganye kuko akari ku mutima niko gasesekara hehe inyuma yego muri wowe niba wubatsemo kuba mushumba runaka bishop runaka revera runaka muri aya marembo ajya mu ijuru ntago ibyo bivuga yego ibyo ni bizarangirira hano ku isi rero n'aba barozi baza kuroga mu matorero akenshi bazamukira kuri izi nshingano twubatse aho kubaka agakiza twubatse amatitire aho kubaka iki agakiza yego rero dukubita amatitire hasi ahubwo twubaka agakiza ese Imana irambona ite ese Imana iranshaka ite ese aho mpagaze aho Imana indeba ikamenya ikanyishimira Imana yacu nishimwe kandi ikomeze idufashe ngira ngo ni ibintu byumvikana ntabwo nkunda gufatwa na emosiyo ariko hari igihe zimfata bitewe na topic turi kuganira cyangwa hari impamvu kandi biba bije gutya wowe wumva ikiganiro nk'iki
abantu benshi bashobora kudutuka bakavuga bati kuki mwavuze mwacokoje abera b'Imana dore ko ariko twiyita kuki mwavuze ibi n'ibi, ariko ntabwo tuba turi kuvuga bose muri rusange kuko natwe turi abayoboke b'itorero rya ADPR kandi n'itorero nkunda mu by'ukuri, ariko wowe urimo umeze nk'uko twarivugaga ukwiye kwisubiraho ukareka guca imanza ku bandi, ukareka ubugome, inzangano, amatiku, gusebanya, nta kintu bimaze, bizanarimbuza abantu n'ibyaha. Ntabwo ibyaha ari kudefiriza kugira gute ibyo wirirwa urata inkovu z'imiringa ngo kuko utega igitambaro ngo kuko no, ibyo nta kintu bivuze rwose. Ndakubwiza ukuri, icyo Imana ishaka nuko abantu bakizwa bagakiranuka tukazajya mu bwami bw'Imana. Ni icyo cyonyine Imana ifite ishaka, naho ibindi byose no kurata inkovu z'imiringa no by'ukuri, ariko dukwiye guhinduka. Kandi Jowe ndi imbere ya kamera zamura mikrofone ndasobanurira abantu iki kintu barimo baravuga ngo Mama Chance nasohotse muri ADPR ndimo ndashinga idini ngo ndi mu buyobe. Nta buyobe ndimo, nta n'idini ndi gushinga, ahubwo ndagira ngo mbwire abantu misiyo ifite, nubwo ndi kuyikomerekeramo ariko misiyo mfite ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hirya no hino. Njyewe Imana yampaye misiyo yo gusenya ingengabitekerezo y'amadini. Aba rero bari kugenda bashyira abayobozi bacu ngo ngiye gushinga itorero, yego babancomeka umunwa washyushye, yego barimo barashaka n'impamvu zifatika, kubera ko hari ikintu Imana imara kumbwira nyine ngo tuzajya duteranira mu rubavu rwa Yesu. Nahise mpahindura nk'urusengero tugomba guhuriramo hirya no hino, mukarananshyigikira. Nuvuga ngo ntago ari urusengero ngewe mfunguye kugira ngo ngumure abantu gusengera mu masengero yabo, ahubwo ni urusengero ruduhuza aho duherereye hirya no hino muri iyi minsi 40. Kandi burya urusengero ruzima rushimwa n'Imana ni muri wowe, sibyo? Ntago ari ibi bizu duhuriramo. Ni byiza ko duhurira muri bino bizu, ariko tuhahurire muri twebwe harimo ikiduhuza. None se Mama Sha, wenda reka tugire amahirwe ko ADPR, ubuyobozi bwa ADPR bushobora kuba bukurikira ibiganiro dukora muri ubu buryo. Urumva bari kujya kugucomeka bati Mama Shatse agiye gushinga itorero, uko byasa kose baragira ngo bavangire wenda iki giterane cyawe, kuko biragoye ko wakora igiterane uri mu ADPR itabishaka cyangwa itagushyigikiye. Nube butumwa waha umushumba mukuru wa ADPR kubwo aya masengesho? Njyewe ubutumwa namuha, uravuga umushumba mukuru, yego ubutumwa namuha, njye n'ukuri nta misiyo mfite yo gushinga itorero, nta n'ibyo nzigera nkora. Itorero ntiwanabishobora, ariko se njyewe ndi umuhanuzi, nubwo itorero ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi, yego icyo misiyo ndimo se cyangwa ibyo ndimo ni ukubaka itorero ryanjye ndetse n'itorero rya Kristo muri rusange, yego. Rero mushumba wacu mukuru wenda bishobora kuzamugeraho, yego hari nibyo nigeze numva ngo muzamukurikirane mwumve ko aturisha, ngo mwumve ko aturisha rwose. Nibakora iperereza byose rifatika, bangenzure mu buryo bwose bufatika, njyewe misiyo ndimo niyivuga butumwa, yego nta gahunda yo gushinga iryo torero, nta nubwo ari cyo Yesu yantumye intama yazimiye, yego kugira ngo duhurire hamwe mu bumwe bwa Kristo, sibyo? Naho twahurira kuri iyo YouTube channel yitwa mu rubavu rwa Yesu, n'abantu ndabibabwira bagende no mu nsengero zabo basenge, bafata ibihe byo kwegera iki Imana. Naho mu rubavu rwa Yesu naho duhurira ku mbuga nkoranyambaga nyine, muri mu Rwanda, abari Bugande, Kongo n'ahandi hose, ariko ntago ari urusengero rwo gutuma nakwigumura ku itorero ryanjye, oya, ntago iyo gahunda nyifite. Yego ngira ngo no butumwa bw'umushumba. Iki giterane se uramusaba kuba yabagushyigikira? Rwose ndabibasaba cyane, bazanshyigikire, bazanshyigikire kandi baranabinyemereye, bihindutse rero bakabyanga, kuri ntago byaba bikwiye. Ubwo nibanshyigikire bamfate mu maboko kugira ngo dufatikanye kubaka
umurimo w'Imana. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Nyemerera ahangaha bariho tunasoreza kino kiganiro. Twibutse ko amasengesho y'iminsi 40 buri munsi agenda anyura kuri channel ya YouTube yitwa Urubavu mu Rubavu rwa Yesu TV. Niho agenda anyura mu buryo butandukanye. Ibindi bisobanuro wabibaza Mama Chance, nimero ye iraba yanditse kuri kino kiganiro. Reka ubwami bw'Imana rero bukomeze kushyigikira abantu bayo, kandi abazasenga ayo masengesho bazahure n'Imana mu buryo butandukanye. Imana izabakoresha iby'ubutwari. Turimo tugana ku musozo, hari ubutumwa bw'umwihariko ushobora gutanga ubundi ukaza udusengera tukagana ku musozo w'irivuga butumwa. Ubutumwa bw'umwihariko muri rusange numva natanga nuko Imana irimo irasarura, kandi igihe cy'isarura iyo kigeze, yaba ibyeze yaba n'ibiteze byose birasarura. Rero nkaba nabwira abakristo muri rusange duharanire kuhora twezwa, kuko ntituzi umunsi n'isaha. Ibyo wakora byose mutuzi, abari mu muhanda, abari mu mabiro runaka, mu activity agiye atandukanye, duharanire kwezwa no gutungana. Ahari uyu munsi yaba njyewe cyangwa yaba wowe uzaba igisarurwa kizima gishimwa n'Imana. Ndumva ari ubwo butumwa natanga. Ibisigaye reka dusenga Imana yacu. Amen. Mana yacu, Hallelujah. Mana idukunda, Mana itwitaho, Mana iturwanirira, Mana iturengera. Muremyi wacu mwiza, watuzanye ku isi ku bwa misi y'udufiteho. Muntu wese ntago yaje kumpanuka, twaje wabiteguye. Nubwo wagira imivukire mibi, ariko Imana iba yabyemeye, niyo nzira yawe yo kuza ku isi. Nyemerera Mwami Imana abirata imivukire myiza, abababajwe n'imivukire mibi, abahuye n'ingorane n'ibyago n'imibabaro kuri iyi si, bajeho. Muntu wese yaje umufiteho misiyo. Nyemerera abantu bawe, muntu wese umuhagarikaho, umureba ukamumenya ukamwishimira. Imbabazi zawe ziracyariho, imbabazi zawe zahozeho n'uyu munsi ziracyariho, hamwe no kwemera kumeneka imitima nk'uko ijambo ryawe ribivuga neza yuko uwo ni Yesaya wabihanuye, ari we watubanjirije. Ni umuhanuzi wabanje ahashize harangiye, arandika mu gitabo cya Yesaya 66 aravuga ngo wari uvugiwe muri we Mwuka w'Imana, ngo uwo witaho n'ufite umutima umenetse agahindira umushyitsi imbere yawe. Hepfo gato cyane ndafashwa haravuga ngo ubaga inka ahwane n'uwica umuntu. Bya byaha twita ko bikomeye, babandi duciraho iteka, dushobora kwikrasa mu babaga inka. Uko iyo abantu bari kubaga inka baba bagaburira abantu inyama, ubwo ni babandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana, dukorera Imana, twitwa ko twakiriye agakiza, twitwa ko tubana n'Umwami Imana. Nyemerera natwe rero ngo duhwanye na babandi, ariko icyo dusaba ni kimwe, nuko imitima yacu imeneka, ibiri muri twebwe bikubangamira bigasohoka mu bantu bawe. Nyemerera icyo ushaka ku muntu nuko ahora yezwa, nuko ahora atungana, kuko atazi umunsi n'isaha. Gahunda turimo muri uyu mwanya, Mana zana umurongo wawe, zana intama zawe, zana abantu bawe. Mwuka wera uhamagara mu mayira agiye atandukanye, abo bagabo, bagore, abakobwa, abasore, murariko n'uwawe. Icyo wadutumye nta kindi, ni ukubaka ubwami bwawe, ni ukuri Mwami Imana. Nta kindi dushakaho, ni ukugira ngo ubwami bwawe bwubakike, ibindi byose bizaza bidukurikiye. Ntago wadutumye amafaranga, ntago wadutumye ubutunzi, kuko ibyo ngibyo wabitugeneye tukiza ku isi, ahubwo wadutumye kubaka ubwami. Ubwami bwawe nibwubakike hirya no hino mu nsengero, ubwami bwawe nibwubakike. Imbaraga zawe Imana nizikora imirimo idasanzwe muri iyi minsi 40. Cyambere ngusabye, icyambere nsengeye ni imitima imenetse, imitima isohora ibyaha, imitima izinuka ibyaha, imitima yanga ibyaha. Iyo ngiyo
ariyo wiyegereza, kuko mu kwinjira mu bwami bwawe ibyo bakeneye byose bazabibona, kuko ntacyo uzima bagenda batunganye. Uko niko wavuganye natwe, witeguye kutugirira neza, witeguye kuturengera, kuko mu byo ufite ukennye ni imitima yacu, naho ibidukwiriye nk'abantu bambaye umubiri ibyo ngibyo wamaze kubidutegurira. Ngaho hagarika abantu bawe, aho ubareba ukabamenya ukabishimira, nabo bashimishirize muri iyi si. Ubarinde kwibwa n'umwanzi, kurimburwa n'umwanzi, gusenywa n'umwanzi, ahubwo niwiyegereza itorero ryawe muri rusange kugira ngo ubwami bwawe bwubakike ku kigero gikwiriye. Urakoze muri aka kanya, muri izi mbaraga mu gihe cyo gusenga. Urakoze kubw'ibyo ukoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amina.